bavandimwe, Imana yakoze ikintu gikomeye, iduha agakiza ku buntu, ariko ngo yakaduhaye rimwe. Uzagakinisha azabona ibyago. Agakiza ntigakinishwa, na kanyagaciro gakomeye cyane, karenze zahabu. Njya numva ngo zitwa zahabu ngo namabuye y'igiciro. Agakiza kararenze. Abazagakinisha rero bazahura n'ingorane. Nta kibabaje nko kubona ibibazo tutuyemo, ingorane tunyuramo ari zatewe n'uburyo Adamu na Eva bafashe mu buryo biboneye agakiza Imana yari bahaye. Urifuza kwambara neza, urifuza guha Imana ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto, cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere, neza iruhande rwa Equity Bank, aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Wihesha icyubahiro tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Badusomeye amagambo meza, kandi iki gice badusomeye ubusanzwe nimwo korali Ntagoheka yafashe intego cyane cyane kuri uyu murongo wa 24, aho ugira uti nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Ibasha kubarinda. Haleluya, haleluya. Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuturinda. Uyu mugabo wanditse iyi baruwa witwa Yuda, n'umugabo Bibiliya itubwira ngo ni mwene nyina wa Yakobo. Hanyuma Yakobo nawe nanone Bibiliya ikatubwira ngo ni mwene nyina wa Yesu Kristo umukiza wacu. Iyo uganiriye n'abanyamadini bamwe na bamwe, ntabwo bajya bemera ko Yosefu na Mariya babyaye abandi bana. Barakubwira ngo Mariya ni isugi yabyaye umukiza, ubundi ntibemere ko umugabo we Yosefu yamurongoye kuko yari yabigambiriye. Ariko Bibiliya yo kwitubwira itubwira ko amaze kumutwara ngo ntibigeze baryamana ngo kugeza igihe umwana yagize ate yavukiye. Bisobanura ngo rero iryo sezerano rimaze gusohora, uyu muntu w'Imana nawe Imana yaramwemereye arongora umugeni we. Niyo mpamvu Bibiliya amateka tubwira ko babyaye abana, abahungu n'abakobwa. Ushaka kubisoma neza wasoma Abagalatiya 1:19, cyangwa se mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 13:55, wasanga ko Yesu yagize abavandimwe. Ibyo rero ntabwo ari byo nashatse gutindaho, ahubwo nifuje ngo tuvugane kuri aya magambo akomeye yanditswe n'uyu mwene nyina wa Kristo, kandi amateka twereka ko batinze nabo kumwemera. Bamwemeye bamaze kubona ko yazutse, niho bamenye ko ari umunyembaraga. Naho kimwe n'abandi bose iyo bamurebaga, uretse abo bene nyina, abandi baravuga ngo ariko ubundi uyu si wa mwana w'umubaji, ise si Yosefu, nyina si Mariya, none bene se ntiduturanye nabo, bashiki be ntibarongowe iwacu? Niko magambo ya Bibiliya tubwira.
aba nabo rero bamubonaga nka mwene nyina bisanzwe, ariko bemeye ko adasanzwe igihe yapfuye akazuka. Hanyuma nabo baramwemera, baramwizera, kugeza aho bandika barahamya ngo ko ari imbata za Kristo. Nabo barandika bavuga ngo turabagaragu bamaze kwizera. Rero uyu mugabo yanditse amagambo akakaye, atyaye, akarishye, kuko hari igihe kigeze kigera abantu b'Imana bata umurongo bajya mu buyobe. Noneho kandi ubu buyobe ntabwo ari bwo bwaza, bumaze imyaka n'imyaka. Uhereye kuri Adamu na Eva bayobye, bagashukwa n'umubi, bakamwumvira, bakasoroma rwa rubuto babujijwe, bikabazanira akaga, natwe bikatuzanira akaga. Na bugingo n'ubu isi ifite akaga kubera ikosa rimwe gusa Adamu na Eva bakoze. Ariko niyo mpamvu byageze kuri Kayini, abayishe mwene nyina Abeli, ntacyo amutwaye. Biragenda mu gice cya 6 cy'Itangiriro, Bibiliya iratubwira ngo nuko ngo abantu bamaze kugura ku isi, Imana ngo ibona ari babi cyane, ngo yicuza n'icyatumye barema. Hanyuma ngo iravuga ngo ariko ntabwo nzahora nduhanya n'umwana w'umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru gusa, ahubwo nzamurimbura veho. Kandi koko kuko Imana ikina, Imana ngo ni seriye, sinzi wabiririmbye, Imana ni seriye. Kubera rero ari seriye, yavuze ko itazakomeza kuruhanya n'umuntu. Niko twabibonye rero mu minsi ya Nowa, abantu bigize nabi, nuko umwuzure uraza urabarimbura. Imana rero ikomeje kugirira abantu neza no kubereka ineza yayo. Igihe kiragera bakirengagiza agakiza kayo. Niko yatangiye ku murongo wa 3 yaranditse ati bakundwa, ngo ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko paswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Bavandimwe, Imana yakoze ikintu gikomeye, iduha agakiza ku buntu, ariko ngo yakaduhaye rimwe. Uzagakinisha azabona ibyago. Agakiza ntigakinishwa, na kanyagaciro gakomeye cyane, karenze zahabu. Njya numva ngo zitwa zahabu ngo n'amabuye y'igiciro. Agakiza kararenze. Abazagakinisha rero bazahura n'ingorane. Nta kibabaje nko kubona ibibazo dutuyemo, ingorane tunyuramo ari zatewe n'uburyo Adamu na Eva bafashe mu buryo biboneye agakiza Imana yari bahaye. Rabwira ati rwose ibyose murabyemerewe ni ibyanyu, ariko hari atansiyo ntimukagire gute, ntimugakoreho. Barangije bakoraho, bakina n'urupfu, kuko Imana yari yababwiye ngo nimukoraho no gupfa muzagira gute, muzapfa. Abo nuko byagenze. Hano rero Yuda yandika yatwibukije iby'Abisirayeli, atubwira uburyo Imana yabakijije ibavana mu Egiputa. Noneho bageze aho ngo barayimura, bizanira kurimbuka. Ni ku murongo wa 5 w'iki gice. Abayisirayeli Imana ibagirira neza, ibambutse inyanja itukura, yabakuje mu Egiputa ibitangaza bikomeye. Hanyuma bageze aho bimura Imana. Muribuka igihe babwiye uwitwa Aroni ati rero ndabona Mose we yagiye, ntituzi icyo yabaye, ntituzi n'ibyo arimo, menya yapfuye ahari, none turagusabye dushaka Imana yo gusenga, turemera Imana dusenge. Ariko abantu bibagirwa vuba mu kabyaramo.
Imana ibakoreye ibitangaza imbere ya Farawo, bari kubireba, amazi agahinduka amaraso, ibibugu bigatera, indwara igatera, ibibazo bikagwira, ibyago 10 byose. Baribagirwa ngo turemera Imana dusenge, ngo ababumbira ikimasa gaye basenga ikimasa ngo niyo Mana yabo. Ariko bibagirwa ngo ko ari Imana ifuha. Imana rero yagiye ireba imyifatire yabo no kwitwara nabi kwabo ikababara. Niyo mpamvu Bibiliya iratubwiye ngo umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa, ngo hanyuma irimbura abatizeye, abananiwe kuyizera ibarimburira mu butayu. Bibiliya itubwira ngo harokotse gusa uwitwa Kalebu na Yosuwa. Abandi ngo abi Sodomu ni Gomora ku murongo wa 7, ngo kandi ngo ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari hereranye naho, ngo kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe, ngo iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore, ihanwa n'umuriro utazima. Iby'isodomo ni Gomora nabyo tujya tubumva. Abantu iyo bimuye Imana bakihangira kwizera gushya, bakirengagiza agakiza kayo, byanze bikunze bararimbuka. Nabi Gomora rero, nabi Sodomu bararimbutse. Ariko sabo gusa, ugeze ku murongo wa wo hepfo wa 9, bakwereka uburyo ki ngo n'abamarayika batarinze ubwera bwabo, nabo Imana yarabarimbuye ibakura ahabo kubera ko batarinze ubwera bw'Imana. Aho rero murumva ko Imana ntabwo ibera. Bibiliya iratubwira umucamanza utabera. Ibyo byose ni ibyago abantu bagiye bahura nabyo kubwo kutizera Imana. Rero Yuda yandika aravuga ngo ndashaka kubibutsa ibyakagakiza. Mwibuke ko abataragahagazemo neza bagiye bahura n'ingorane, bagahura n'ibibazo byo kubarimbuza. None rero mwebweho mwitekerezeho kugira ngo murinde agakiza kanyu. Niyo mpamvu ku murongo wa 17 yagize ati, ariko mwebweho bakundwa, mwibuke amagambo yavuzwe kera n'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Aratwibutsa mwebweho turinde ibyo kwizera. Ariko aza kubivuga mu buryo buryoshye cyane ku murongo wa 20, ngo ariko mwebweho bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane. Hari ibintu byinshi biri gukurura abantu muri iki kinyejana turimo, kwa kundi Paulo nawe yabyanditse ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, adusobanurira ibintu bitandukanye kandi byinshi. Muri iyi minsi rero abantu baravanwa mu byo kwizerwa, baragenda batembanwa n'isuri y'uburyo butandukanye. Mu gihe cy'iterambere, iterambere ubwaryo rihitanye abantu, rirabamaze. Iterambere nka tekinoloji, iterambere nka IT, ariko n'ubukire, reka nongeraho n'ubukire, iterambere ryo kugira imitungo irenze. Ejo bundi mu byumweru nangwa se mu kwezi kwashize, hari ahantu bita Hollywood muri Amerika, n'ahantu bakoze umudugudu bakoreramo ibintu by'amafilime n'amateatre n'ibindi nk'ibyo. Noneho ngo bagiye bateguye igitaramo, ariko mu gitaramo bakaba bari bushimiremo ngo abantu b'ibihangange nyine bakoze bindashyikirwa.
noneho barangije baravuga ngo kanaka amanota ya naya ku 10, kanaka amanota ya naya ku 10, na kanaka amanota ya naya ku 10. ngo ariko ngo iyo mana bavugayo ifite angahe? undi baravuze ngo nangahe? ngo ni 0. sorry, yari yabanje kuvuga ngo ni umugi wacu utagira imana. mu ruzungu baravuga ngo ni godless, umugi wacu utagira imana. noneho ngo nyuma y'iminsi 3 ngira ngo imana nayo yarafushye iravuga ati aba bashenzi ntaberetse rwose ntibazamenya ko ndi imana. kubw'icyubahiro cyayo. uriya mugi rero muri Los Angeles harahiye ngo kugeza n'ubu tuvugana ntabwo bazi intandaro y'umuriro wahatwitse ngo nuwuhe, kandi bavuze miliyari zahahombeye ntabwo washobora kuziterura no kuzibara. rero iki gihe turimo ni igihe cyo kwimura ibyo kwizerwa, ni igihe benshi bahigitse imana, ni igihe benshi bavuye mbese mu byizerwa. ariko twebweho ngo tubyikomezeho, niko Bibiliya itubwiye ngo musengere mu mwuka wera, mwikomeze mu rukundo rw'Imana, mutegereze imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zisohoza ku bugingo buhoraho. reka mbabwire rero, bishobora kuba bigoye kandi bikomeye, bishobora kuba bisaba imbaraga z'igitangaza, ariko nanone hari isezerano rikomeye, ariyo ya ntego turi kuganiraho, ngo nuko ibasha, iyo ni imana ibasha kubarinda ngo mudasitara. imana ibasha kubarinda ngo mutagira mute, mudasitara. irahari na bugingo n'ubu, iyarokoye abayizeye barimo Kalebu na Yosuwa, irahari n'uyu munsi izarokora abayizeye. haleluya, haleluya. irahari ku bwacu, kandi ngo no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. bavandimwe, turi mu minsi y'imperuka, ariko ni iminsi dusaba kuba maso kuruta ikindi gihe twabereye maso, kandi turashimira Imana ko ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuturinda ko tutagira icyo dusitaraho, tugakomeza urugendo rwacu biturutse mu kwizera kuri muri twebwe, kugira ngo tuzagereyo amahoro. haleluya, haleluya. turashimira rero korale Intagoheka yaduteguriye iyi ntego, ikadutegurira n'iki gitaramo. reka mwikomeze kuri Kristo, kandi mwishingikirize ku mbaraga ze nyinshi. yewe ntacyo tuzaba turahagarikiwe. ngira ngo mbakangurire kwitegura neza igice gikurikira cya 2. yewe uri butahe we araba yihombeye kabisa. umuriro ugiye kugira gute? ugiye kwaka. niba ushaka gutaha bye bye, ngewe ndasigara hano nshaka gutarama. Imana iduhane umugisha. rero reka dusoreze hano, dukomeze n'izindi gahunda, ariko kugira ngo ntaza guteza ishyari b'abanywanyi banjye b'abahanzi, ndagira ngo ikibwirizo cyanjye tugisoze na Sekazuba. reka dusenge ajya gutegura gahunda ze, dusengerera ijambo. Nyagasani Mana, turagushimye, tuguhimbarije ubutumwa bwiza. twagiye twumva abagiye bayoba inzira, bagahusha intego, kandi bakizanira uburakari bwawe, ariko utubere maso. ubwoko bwawe turi hano, uturinde gusitara, uturinde kugwa, uturinde icyatuma
tudakomeza gusabana nawe. Uduhe umugisha, uduhaze amahoro, udukomereze muri uru rugendo, kandi uduhe amavuta mashya atuma turushaho kukunezeza. Urakoze rero, umugisha aba bose bateze amatwi ijambo ryawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.